Abantu benshi bagura ibiribwa byiza bakabigura ahantu heza ndetse rimwe na rimwe bakabigura ku mafaranga ari hejuru kubera ko bashaka guhitamo ibyiza bitazangirika vuba, ariko bamara kugeza mu rugo babibika bakabona birangiritse bidatewe n'uko wenda yabibitse ahantu hatari ngo hatabugenewe, bidatewe n'uko yabitse wenda muri firigo umuriro ukabura cyangwa se n'ikirere. Ntabwo buri gihe rero bishobora kwangizwa n'ibintu bitandukanye, hari n'igihe byangizwa n'uko wabibikanye n'ibindi biribwa bitagombaga kuba biri kumwe. Uyu munsi rero kugira ngo dukosore ayo makosa tugiye kurebera hamwe ibiribwa 10 utagomba na rimwe, hano ntibavuze na rimwe, never, utagomba na rimwe kubika hamwe kubera ko bizatuma bikwangiriza ibiribwa, noneho bikwangiriza n'amafaranga n'ubuzima bitewe n'uburyo wabibitse. Icya mbere, ibiribwa 2 bya mbere utagomba kubika hamwe ni pome n'imineke. Pome zifite umugaze se cyangwa gaze iri naturelle yitwa etirene, ituma iyo etirene niyo ituma imbuto zishya vuba vuba. Noneho rero imineke iri sensible, n'uvuga ngo ifata vuba iyo etirene iyo iyibonye. Imineke ifata ikabuta vuba cyangwa se yakira vuba etirene iyo iyigeze iruhande. Rero iyo ubitse pome n'imineke kumwe, pome isohora ya etirene, noneho imineke igahita iyifata vuba, noneho imineke igashya vuba vuba, atari no gushya kuvuga ngo kwa kundi gushya, ahubwo ihita iba utuzana twa tuntu tw'udukara bita ngo isogokora ryohaboze. Urumva nimba waguze myinshi nihira rimwe bizatuma ubona ko imineke yawe ibyangiritse. Ni ngo nimba ugiye kubika pome zawe ushaka kuzibika muri firigo, nimba uyifite imineke ukayibika ahandi hanze, ntabwo imineke ijya muri firigo keretse ushaka kuyishyira muri firiza, tuzabireba nabyo, ariko bibika ahantu hatandukanye. Niba udafite firigo naho ugiye kubibika bitandukanye, bigiye kwegerana ngo bigiye kujya mu wenda ngo bishyire mu kabati, mu kumba kamwe k'akabati, oya, kimwe gishyire mu kumba kamwe, ikindi ugishyire mu kandi kumba. Mbere rero uko mbabwira icya kabiri, ibya kabiri tugomba kubika, mukore subscribe tugere ku bantu 1000, kandi mukore na like kugira ngo YouTube ihite ibona ko video nyine mwayikunze igeze ku bantu benshi. Ibya kabiri rero tugomba kubika hamwe ni ibijumba cyangwa se ibirayi. Tuvuze potatoes ni muri rusange, tuvuga nako dukoresha ibirayi n'ibitunguru. Ibirayi n'ibitunguru nabyo kubibikana ahantu hamwe niryo kosa rimwe na rimwe abantu bajya bakora, ugasanga bafashe umufuka urambuye hasi usutse ibirayi hano uruhande rumwe, urundi ruhande ushyireho ibitunguru. Ahangaha kuko ibitunguru bisohora ubukonje na moisture, kwa kundi ubyanika ngo bivemo amazi byo bigasigara byumye. Ni ukuvuga ngo rero ibitunguru aho bibitse bikora bisohora moisture cyangwa se ububobere na gaze, noneho iyo gaze noneho ibirayi byo bikazirana n'ububobere, noneho urabizi ko ikirayi kigeze ahantu hakonje gihita kimera, kitegura kumera kwa. Rero iyo ubikanye ibirayi n'ibitunguru, ibitunguru bisohora bwa bubobere, noneho ibirayi nabyo bikagira gute, bikamera, bikaba byakwangirika atari muri cya gihe utarabiteganyirije kuba wareka ngo bimere uzabihinge. Ni byiza rero ko ibirayi ushobora kubibika ahantu hari humutse rwose, hadafite urumuri rwinshi, hafite urumuri rukeya, noneho bikamara igihe rwose bitangiritse. Mu gihe ibitunguru byo bikunda noneho ahantu hafite urumuri, hahora hatembera umwuka, nyine hagaragara ahantu heza n'ibitunguru bikunda. Ni byiza rero ko ugomba kubibika ahatandukanye ibitunguru n'ibirayi kugira ngo byose bitangirika. Ibya gatatu utagomba kubikana hamwe ni inyanya na kokombure. Inyanya nazo zisohora ya etirene nk'iyo twabonye muri pome, kandi kokombure zo nazo ntizishobora gutora, ntishobora kwihanganira iyo etirene, zihita zitangira kubora. Sinavuga ngo ni ugushya, ni ukuhita zigira amazi menshi zigahita zangirika, kandi murabizi ko kokombure iba nziza iyo idafite amazi, ngo ubone
sinzi ikinyarwanda nabivugamo, ziba mashi cyangwa se tubyite kubora kuko n'ubundi ntabwo ziba zikiri za kokombure mbisi, urayikanda ukumva irakandika. Ni byiza rero ko ubika inyanya ahantu inyanya rwose ahantu hatandukanye na kokombure. Nimba ufite firigo ushobora inyanya zose byiza kuzishyira muri firigo, ushobora kuzibika hanze ya firigo ahantu hafite umwuka mwiza, noneho kokombure ukaba wazibika muri firigo. Icya kane utagomba kubikanya hamwe ni umugati n'imbuto. Nimba ujya ushyira mu kabati hamwe hakaba harimo imbuto ahandi hari umugati, ibyo bintu ndabikubujije, kubera ko umugati ufata ububobere se cyangwa iyi moisture vuba, kubera ko uba wumye, noneho ububobere umugati murabizi ko abize shimi cyangwa nimba ari biology, ikintu kijyaho kiri ari gike mu mategeko y'ubuzima. Bivuga ngo amazi atemba aho ari make, niyo mpamvu ahacuramye hagaragara ko ari makeya niho ajya. Iyo hose haringaniye ajya hari make, byamara kuringanira agahagarara. Bivuga rero na hano ububobere mu mugati buba ari buke, niyo mpamvu noneho imbuto kugira ngo zishye cyangwa uko zimeze ziba ziri gusohora noneho bwa bubobere, kuko murabizi ko imbuto zimaze igihe zuma ububobere buba bwashizemo. Bivuga rero imbuto zisohora bwa bubobere, noneho umugati ukawufata, noneho bikarangira umugati uzanye uruhumbu se cyangwa ka kantu twa tuntu tw'umukara, ugahita upfa vuba. Ntabwo ari byiza kubika umugati hafi y'imbuto. Icya gatanu ni tungurusumu n'ibitunguru. Iki kintu cyagutungura kuko abenshi tuzi ko tungurusumu n'ibitunguru murumva ko ari ibintu bimwe, tunguru ariko ntabwo bigomba kubika hamwe, kubera ko tungurusumu zikenera umwuka, izo ziba zishaka ahantu humye, umwuka wumye nyine hatageze ububobere na bukeya. Mu gihe ibitunguru bisohora ya moshi cyangwa twabonye bwa bubobere, nubwo nabyo bikunda ahantu humye hatari umwuka, ariko byo ubwabyo byisohorera ububobere. Ndabuze ukuntu mbyita mu kinyarwanda, ubizi nabitubwira muri comment. Moisture cyangwa ni moisture simbizi, ni ububobere, ni nk'amazi, ni nk'ibintu nk'amazi cyangwa se urumeka, tubyite kwa kundi tubona umwuka ukonje, hakaba hakonje ariko ukabona umwuka ahantu, nimba uguye nko ku kibabi hahise haba amazi kandi wari umwuka ukonje. Nicyo ngicyo ubutunguru busohora, ni wa mwuka tutabona kuko ari amazi, ariko uba wifitemo kantite runaka y'amazi. Icyo gihe rero iyo ubishyize hamwe, uwo mwuka ukonje, ibitunguru biri gusohora urabufitemo amazi, noneho uragenda ugatuma tungurusumu zifata ububobere, nazo zigahita zimera, zikitegura kuba zakongera kwera kandi atari mu gihe cyazo. Icya gatandatu tutagomba kubika hamwe ni fromage cyangwa cheese n'ibitunguru. Kubera iki? Kubera ko fromage yakira impumuro zitandukanye, impumuro z'ibintu zihita zibika muri fromage mo imbere. Ni ukuvuga ngo iyo ubitse hamwe n'ibitunguru bituma fromage yawe izahumura nk'ibitunguru. Ntabwo ari byiza kwegereza ibintu bifite impumuro ipika kandi yihuta. Ni byiza ko nimba ugiye kubika fromage muri firigo uyishyira mu ishashi cyangwa mu kandi kantu gakoresho wabikamo muri firigo, kugira ngo ya mpumuro itaza kwinjiramo, za mpumuro z'ibintu byose biri muri firigo bitajya muri fromage yawe. Ibya karindwi utagomba kubikana hamwe ni amata n'ibindi biryo bifite impumuro ikaze cyangwa se yihuta, kubera ko amata nayo nka fromage yakira impumuro vuba, cyane cyane nk'impumuro y'amafi, y'ibitunguru, y'ibirungo bitandukanye ubitse muri firigo yawe. Kandi urumva amata ahita ahindura uburyohe, agahindura n'impumuro, bikaba byaba atari byiza. Ni byiza rero nimba ugiye kubika nk'amata muri firigo, yapfundikire neza, ashyire mu kintu cyiza gipfundikirwa, ubone kuyabikamo. Ntuyashyire nko mu ijaga ngo uterekemo idapfundikiye. Icya munani utagomba kubikana ni amagi n'inyama mbisi. Inyama mbisi ziba zifitemo amabagiteri atarapfa, ashobora kwanduza ibindi biribwa. Ni byiza rero ko ushobora kubika
ugomba kwirinda kubika amagi hafi y'inyama mbisi, kuko bishobora gutuma habaho kuba bimwe mu biribwa byabyaramo ubumara, kubera ko amagi ushobora kuyakoresha ari mabisi cyangwa adahiye neza, noneho akaba yarafashe za bagiteri zavuye mu nyama, bikaba byaguteza indwara cyangwa se ziturutse ku burozi buva mu biribwa. Ni byiza ko ugomba kubika inyama wazifunze neza ku buryo zitagira kontakite n'ibindi biribwa, kandi ukazibika ahantu byiza ukazishyira muri furiza, aho niho za bagiteri ziba inactive ntizikore, cyangwa se zimwe na zimwe zikaba zapfa n'izanduze ibindi biribwa. Icya 9 ni avoka n'imineke. Hano ni nko kuri pome, avoka nazo zisohora ya etirene, ni ukuvuga ngo ya etirene iragenda igahita ihisha imineke yawe vuba. Icya 10 ari nabyo bya nyuma nubwo atari byo birangiye, nibyo nabashije kubategura, nabateguriye 10, ni ikawa n'ibindi birungo. Ikawa rero nayo yakira impumuro y'ibindi bintu vuba, uvuga ngo iyo wegereje ibirungo bimwe na bimwe, byaba ibya naturel by'ibyatsi, byaba iby'amafu, ni ukuvuga ngo ihita yabsorba, noneho wazayinywa ukumva harimo umwenya, ukumva harimo timu, ukumva harimo te, kandi ntabwo ari byiza. Ni byiza rero kwibika mu kintu gipfundikirwa, ukagifunga neza kandi ukayishyira kure y'ibirungo, nibyo byiza. Ni byiza rero kubika ibiryo byacu mu buryo bwiza, mu buryo buzwi, mu buryo bwagenwe. Ntabwo bigoye, ahubwo ni uko ugomba kubyitaho, ukabitekerezaho, ukabaza impamvu iki kintu cyanjye cyangirika kubera iki. Ni byiza rero ko iyo ubitandukanyije ukabika mu buryo bwabugenewe, usevinga amafaranga, bituma udakomeza kugira ibintu byangiritse mu rugo iwawe, bikakurinda guhora ujugunya ibintu byaboze, kandi ikindi bikarinda n'ubuzima bwawe n'ubw'umuryango wawe n'ubw'abandi bantu musangira ibyo biryo. Nimba bakunze ino video rero, kora like, unasharinge n'abandi bantu nabo babimenye, ukore na subscribe, kandi ukore no kukazogera kugira ngo utandi dushyireho video uzazemvire utundi dukoryo tumwe na tumwe two mu gikoni ndetse n'utwo mu rugo mu buzima busanzwe. Ciao rero naho muri video ikurikira.